kumwe influencer twakiriye uburyo bintu bifata gute umva mutapinga ako ubona yago yuzuye mu mutwe yago yuzuye afite ikibazo mu mutwe urumva nimba haza urumogi rw'Ubugande nareke kuza kubeshyira Godfather sumu polisi cyo cyambere manza kumenya Godfather nakinashinzwe muri RIB sumu nyamakuru Godfather n'umuntu nkatwe nkuko nanjye nkora live Godfather n'umuntu tugira inama nzima kuva namenyana nawe akakabari nagafunguye ko mfite Dumba Godfather Pastor Kimuriri bakeza turisika abantu bazima bafite ubwenge tuganira ibintu bizima uzagendana n'imbobo se z'abamansuzi ni gute uzagira akabari kawe kandi nawe uri imbobo kuvana umwana mwishuri ukamugira umugore wamugeza mu rugo ukaba ufasha umupuri wiwe uwushyize inyana rugenge wowe uri imbobo turakumenyereye imihanda urazi usanzwe usambana nk'isazi buri mukobwa wese ugukunze uririmba neza ukamusekera akamwirekera nyinya yiwe wese ahita muswera wikirirwa ujya kure uvuga ngo yago ngewe mbaza ibyabereye kwa Godfather na Yimari yamano narabimubwiye yamano yaraje aravuga ati Jad bamufunge muri live turi kuri live kwa Godfather abantu bose kuri pano hari abantu igihumbi barenga igihumbi nanjye narindi wo mubazamutse naramubwiye njye ubwanjye turebana gutya amaso kuyandi ndamubwira ati ibintu uri murakora nago bizi iyo video ya cyambere cyo banza cyumbe yamano afite ikibazo mu mutwe nawe bazamujyane bajye kumuvuza mu buzima nuko nawe n'abagabo b'ibigoryi gusa right reka mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ishanihirwe mu buzima bari mu majyepfo amajyaruguru ngaza ni barasirazuba by'umwihariko mu mujyi rwagati wa Kigali n'abantu bari kutwumva bari hakurya y'amazi magari ndavuga bari muri Amerika Australia Uburayi no mu Bushinwa amahoro y'Imana nabane namwe ndi kumwe na Baddest umukobwa wirwanyeho imihanda arayizi cyataramiya n'ijuru n'ikuzimu agiye gutangira twigira mu buryo asanzwe yivugamo ayita Miss Jessica Lopez kuzimu ndahazi mu ijuru ndahazi naho nacyo nazi ikuzimu warungurutse ndahazi mu ijuru isi ibyiza ubwo ni sinayirimo ibyiza by'ijuru ndabizi ibi by'ikuzimu ndabizi n'ibibi byo kwisi ndabizi ibyiza byo kuba kwisi ndabizi mana yatayibaza ngo amenye ibyiza by'ikuzimu gute n'ibibi by'ikuzimu ese wabana n'amashitani numenye ngo kuzimu hasaga abantu ni kuzimu n'abantu kuzimu n'abantu abantu ni bo kuzimu naho kwisi nyine isi nayo irimo abantu abeza n'ababi yego Jessica tuguhaye ikaze rero kuri Iris Rwanda TV dukora mu majyaruguru y'u Rwanda ariko n'ahandi hose mu gihugu twagezeyo twashinze amatako bimeze bita amakuru y'imisi abantu benshi bakoze kuri TikTok bakoze muri filme bakoze nk'umwinfluencer cyabikora byose cyangwa rimwe wagabanije ufata izindi nshingano yego ina filme nkajya muri clip ubundi bose n'ikimwe arakora kuri no sima ikintu cyose kingaburira kikanyinjiriza ngenda gikora ni byose ikintu cyose kingaburira hari indirimbo wagaragayemo se z'abahanzi bagiye batandukanye ibyo ari mbese bimenyerere nazigiye muri TikTok rero urabona ba Godfather mamwa hatwitse na ba Dumba hageze gute siragabura yakwibaza iragabura ubyo hageze nage gabura nabyo nzi nge nago TikTok ingaburira ahubwo nge ndayigaburira kuko nimba umuntu aje kuri live yanjye ngamuha intare gusa simba mugaburiye amafaranga bamuhaye intare nako bose bazi nge nage ingaburira TikTok nta muntu wo kuri TikTok ungaburira n'umwe musara amagift tanga amafaranga bayakura ndayatanga uko nanjye baba yamaye mu magift yanjye ngatanga mu magift ukabazamura bamwe abandi ukabamanura cyane tugiye kuba twinjira mu kiganiro tuganira nifuza ko tugaruka kuri ibi bintu ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane aba influencer n'abanyamakuru hari intambara imaze iminsi ivuga ngo uwitwa Yampano na Jihad Yampano ni wafungishije Jihad ariko bikavugwa yuko hari abantu batanze amafaranga kugira ngo Yampano nawe abe yafungwa ndetse n'umuntu wese wafungishije Jihad babe bamutamo hariya muri gereza
Yagejeho yareruye aravuga abati amafaranga yaratanzwe mu itangazamakuru benshi bari kubivuga kumwe influencer twakiriye ubu ibyo bintu bifata gute umva mutapinge ako ubona Yago yuzuye mu mutwe Yago yuzuye afite ikibazo mu mutwe urumva nimba haza urumogi rw'Ubugande nareke kuza kubeshyira Godfather si umupolisi icyo cya mbere mubanza kumenya Godfather nta kintu ashinzwe muri RIB si umunyamakuru Godfather ni umuntu nkatwe nkuko nanjye nkora live abanyarwanda bakanyikundira bakaza bakambwira ibibazo bafite nkabafasha Godfather ari kuza muri ibyo bibazo gute yakoze Godfather yabwiye Yamano ngo kubita vava umumene isura yaramubwiye ngo gonga vava wapi kabisa umva wowe nimburi ngo hajya ngo ninde njego karagahungu kasimbutse kagiye hanze mu Uganda Yago hano gumuzi mazina ye Yago rero afite ihungabana mu mutwe bw'uko yabuze ubwene gihugu turi kugenda nimba ushaka kugaruka mu Rwanda garuka amahoro ni iwanyu no wavukiye turi kugendana undi yaraje ntabwo yasubiye nashaka zanagaruke burundu nta kibazo i Bugande n'u Rwanda twese turasurana habayo bakuru bacu kubayo mu gihugu ushaka n'uburenganzira bwawe biterwa n'ikintu ugiye gukora muri icyo gihugu ariko nimba ashaka no kugaruka mu Rwanda nareke kugaruka warazimye Yago warazimye nta muntu ukikuvuga tugenda kuba Scove yaragiye akakuvugira akakuvuga yego nyine yarakuvuze ariko niyirengagize ko yavuze ngo wakoze amakosa urahunga nkuko n'undi wese yakosa akiruka yego so rero nimba umuntu yarakosheje yemera icyaha akababarirwa nagaruke akora ibiganiro bye areke kujya mu bugambo butamureba areke kujya mu banyamakuru bitamureba ntago wowe ukiri umunyamakuru wo mu Rwanda ntuba mu Rwanda we agendera ku byo twe twavuze cyangwa twakoze yego ikintu namubwira naze neza nkuko ari umuhanga mu bijyanye no gushaka n'ibiganiro aranakunzwe wanazamuye abantu benshi ariko nareke guhimbira Godfather no Godfather Yamano arazira gukubita umugore we nimba afite ibindi birego muri RIB yakoze by'ibyaha ntago bazamurekura ngo n'ibindi yakoze cyangwa se bamurekure ariko na amafaranga yatanzwe kuko ntago biba byemewe no gutanga ruswa ubu so haruswa abapolisi bose bo mu Rwanda bafunze Yamano n'ibigoryi bamufungiye ikosa yakoze ariko ntekereza baramutse wenda ndaza kubigeraho reka tumane dore kuri iki kintu cya Godfather na Yampano ndetse na Yago abanyamakuru bari kuvuga ngo batanze amafaranga ndikubazwa n'ukuntu batari kugaragaza ambahawe ayo mafaranga bari kubeshya mureka kubeshya Godfather niwo kuza kutuvuganira twe bagore birirwa bakubitirwa mu ngo tutabasha kuvuga iyo umugannye ukamutakira afite ubuvugizi yakuvugira afite abantu benshi baziranye bakagutabara icyo kibazo urimo bakagikosora kigakemuka yego ni kwa papa buri mugore wese urushye yaruhukiye yararuhurwa turi kugenda naho umugabo na buri mugabo wese ubabaye ukeneye Godfather aramufasha njyewe nta kintu Godfather aramfasha na kimwe ntacyo ese bundi Yago yaravuze ngo wikirirwa ujya kure uvuga ngo Yago njyewe mbaza ibyabereye kwa Godfather na Yamano narabimubwiye Yamano yaraje aravuga ati Jad bamufunge muri live turi kuri live yo kwa Godfather abantu bose kuri pano hari abantu igihe barenga igihumbi nanjye narindi wo mubazamutse naramubwiye njye ubwanjye turebana gutya amaso ku yandi ndamubwira ati ibintu uri murakora ntago bizi iyo video ya cyambere cyo banza cyumbe Yamano afite ikibazo mu mutwe nawe bazamujyane bajye kumuvuza Indera yego ntago yuzuye mu mutwe nimba uri umuntu okay iki kintu tukigendanireho suri umugabo uri kumbaza bino bibazo yego nimba ko kuri umuntu w'umugabo uri kumbaza bino bibazo uransubiza ndagusubiza nyuma ngishoboye uri umuntu w'umugabo ujya gukora sex n'umugore wawe ukunda byanyabyo wava ukunda nyine sheri wawe umugore wawe ukifata ugaterefata telefone ugatereka hari umugore wawe atabizi mutabivuganye ngo mubyumvikane nk'umugabo n'umugore ko mugiye gukira akantu muzajya wenda mureba akabatera sante abenshi barabikora ariko mwabyumvikana Yamano yabikoze batabyumvikanye na Vava impamvu ngiye buri kintu cyose nyivuga mfite turufu yacu n'ikimenyetso
impamvu yumve kuri video Vavaza yaje amusoma ku munwa bwa mbere ari kumukanda inugu ari kumusoma akahita amubaza ngo baby nguri gufata video baby kumbe uri gufata video iki kintu muri video kiri ngo yango baby ngo nta kibazo turakira amarido none se nimba uri umuntu w'umugabo ubana n'umugore mu nzu ukajya gufata video n'umugore utakuye iwabo nta nkwano zawe bazi wowe ubwawe wibye umwana w'abandi umushyize amago iwabo ntabwo babikwemereye icyo si cyaha cya mbere ubukoze yego kuvana umwana mu ishuri ukamugira umugore wamugeza mu rugo ukaba ufashe umupuri wiwe uwushyize inyana rugenge wowe uri imbebo turakumenyereye imihanda urazi usanzwe usambana nk'isazi buri mukobwa wese ugukunze uririmba neza ukamusekera akamwerekera nyinya yiwe wese ahita amuswera njyewe ntihagire umuntu uvuga ngo navuze ibigambo bibi umva namaze ndi Miss Jessica Lopez ni uri kuvuga muba mwasa iyo mipuri yanyu babayizanye bayikize yaratwayibonye bajye bareka tuyivuge turi kugenda niyo bishaka ku karubanda umugore ibyo bintu byose birabaye ari mama we ari papa we ari basaza be bibaza igikomere wamuteye wowe ku buryo na papa we areba aho umwana we yavuye ataha turi kumva turi kugenda abo biganye abo bakuranye ba ex aho kugira ngo umuhumurize uri kumva kubera urubwa umuteye bwo kuba bayindaye ubwo ni porno yari igiye ku karubanda yego wenda yagize uburakari ababigizemo uruhare bose barafungwa abo barekuye nabo basanze bari abasigaye muri RIB nabo nimba basigayemo bashobora kuba barasigayemo kubera ibindi byabashinzwa cyangwa se barahamwe n'ibyaha kuko urukiko rw'u Rwanda ntabwo rubera mu Rwanda hari amategeko mazima ari tayari n'ayo mafaranga bari kuvuga ntiwayagabanya abakozi ba RIB abapolisi barabeshya ko se kamugo tuvuga ndi maye ruswa ndigeze numa ruswa nanjye undi ndi bugeraho ndamuha ruswa n'undi n'umwavoka n'umushinjacyaha n'umupolisi n'umushamanza afite Mana arazira ibyaha bye arazira ikintu bita gukubita no gukubita turi kugenda agezemo bamusangamo ibiyobyabwenge noneho izo mbabazi nimba bava yazitanze sibyo natwe nibamurekura baratubwira bati bya biyobyabwenge RIB yaratubeshyaga nago RIB sirabeshya RIB yavuze ko yamusanzemo n'ibiyobyabwenge ariko rero muri ibyo bya bintu bakurikiranwe n'ubwo harimo ibiyobyabwenge tuze kujyanamo neza ibiyobyabwenge aherutse hanze ashobora kuba yarabinywereyeyo kuko ntabyo bamufatanye hahiye koko bari kubimufatana gute kandi ariwe wigemuye kuri RIB ariwe wijyanye baramuhamagara arijya ushobora gusanga RIB yaragiye no gusaka iwe rero ngo urebe ko babisanga kucyumva ko atajya kwitaba RIB yahishe ibimenyetso byose yabihishe rega nawe yarabizi neza yuko biri buzemo kuko nimba koko Vava yaravuze ngo ibiyobyabwenge bamupima bakabimusangamo ibyo biyobyabwenge ni ukuvuga ngo agomba kuhanirwa ibyo yakoze cyane ko yabanje no gutoroka nabyo kwitwaza ngo nabinywereye ngo hanze y'igihugu ibyo se ni ibiki hanze y'igihugu wajyaga kunywa ibiyobyabwenge kandi uzi kuba mu Rwanda kandi uzi ko mu Rwanda ibiyobyabwenge bitemewe natwe twarabifungiwe turya amezi 3 igikondo tuzira kubinywa turabireka nimba rero ugenda hanze y'igihugu ukabinywa ukagaruka mu Rwanda niba bigupima ukabigusangamo bazaguhana ukoze icyaha none se kamubwira ushobora kuvuga ati njye ntabwo nafata umukobwa ku ngufu mu Rwanda bahita bagukatira burundu cya 25 ngiye kujya Bugande cyangwa njye Tanzania cyangwa Kongo mfata akana k'imyaka 15 numva ko kamera nkavuyo turi kugenda nindangiza ngaruke mu Rwanda ni degende uvuye gukora icyaha mu baturanyi ugarutse mu rugo kandi uzi neza ko wakoze icyaha ariko ntabwo wagikorera kuko uzi ko twe tugihanirwa ariko ariya nibaza kurega ati umuntu bana yasize dukoreye icyaha aduhemukiye umwana wacu gutya na gutya bazaza kugufata bagufungira ahangaha uzagihanirwa kuko wagikoze icyaha ni icyaha bro mujye mureka kuvuga ngo muzamujya nk'uwo uri kuburanira harya ngo ni yago kwazi ko urumogi rutemeye mu Rwanda ko yagiye kurunywa i Bugande wabonye ataje ameze nk'agasaza kenda gupfa iminkanyari yaraje wabaye baze kumurusha no bogari n'ubwiza iminkanyari yaraje amenyo yabaye umuhondo na body na gatuze nta kintu kimwe uhagaze ku buryo waza mu Rwanda hanga kuza gushinza ibyago dufada cyangwa riri ngo na muyoboke ubundi
ari kuza avuga ngo ninde nande babigizemo uruhare kugira ngo ntabwo yamanca neza ariko yavuze ko yampana ari kugambanirwa ari agatsiko nta gatsiko gari kari kumugambanira ahubwo nimwe muri gukora ku gatsiko kugira ngo ahubwo mwe mugende mugakora komunika kai gatsiko Godfather yibereye hanze ari kwihigira ibiceri ngo yirire yavuganiye umwana w'umukobwa wirirwa gukubitwa amanwa na ninjoro amaboko yagize ibisebe what the fuck nanabwira n'ibinyendero by'abagabo bikurikiranye no channel y'umuga Iris Rwanda abantu mubikurikirana mwese babahungu nuzajya gukubita umugore wawe uzabe witeguye ibintu guhunga u Rwanda ukagenda mu kindi gihugu cyangwa se kwicara ugahanwa n'itegeko n'icyaha wakoze ibintu bisubiremo incuro kabiri ikintu mwihaye cyo gukubita no gukomeretsa mukubita abo mwashatse yego nta muntu barakubwiye ngo ugende uzane uwo mugore umushyire mu rugo rwawe nimba kunaniye mwirukane cyangwa wowe ufate ibintu byawe ugende cyangwa se uzajye imageragere cyangwa uhunga u Rwanda Jessica bati Mutesi Kovia aravuga ati nyakubahwa Miss Muyango ndagusabye ntuzabwire itangazamakuru cyangwa se influencer cyangwa se abandi bantu icyo wapfuye n'umugabo wawe uzicecekere ya mpano we arangije aravuga ati umugore wanje mu mezi 5 yakuyemo inda zingahe zirenze 3 ibi bintu ya mpano ni ibintu yarakwiye gutangaza ko umugore yamukuyemo inda umbajije ibibazo oya icyamwe ngo n'urugendo atangaga mbese ko kamusubize rero umaye urugero kuri Muyango kamusubize Muyango ni inshuti yanjye nta no buzima bwe nakimenye byigeze Muyango ni inshuti yanjye turicarana arishimye bro nta trauma afite ubwo n'ubugambo ba DJ Brian bagenda bavuga bamusebya ngo urugo rwarasenyutse ngafite ibibazo muri Muyango yifite akazi keza kwa gatandatu kuri touchdown bafunga gahita ajya kwa Koburi Nyamirambo urumva ayo n'amafaranga bari kwinjiza ngo umwana warye kuko nimba kimenya afite ikintu mu mariye yari kumuvana mu kabari nk'umuhosta akareka kwirirwa hostinga kugira ngo arye turi kugenda yego nk'umuntu w'umugabo akamwicaza mu rugo akamugurira imodoka turi kugendana umugore wanjye wambyariye twakoze ubukwe twavanze ivangamutungo nta kibazo akamugurira inzu ubwo bushobozi yaba ntabwo afite yamufungura na salo akayita Muyango agakubitamo Muyango ikaba salo yiwe uvuge wenda arashaka ko yubaka byanyabyo nimba yaramunaniye nkuko agenda bivuga sibyo umugore yakunanira gute waramufunguriye business yicara akarya yakunanira gute yego nta kibazo umugore yakunanira gute umugore yakunanira reka nkubwire ikintu turacyari kuri turagera kwa Scovia turacyari ku kintu kimwe Scovia ndagushimira uri umubyeyi muzima utanga impanuro kugira none ubyemere nge buno bwenge bwose mfite ngendera kuri Scovia kuba narabashije kwifungura aka business kanje kakabari Miss Jessica of course ngo ni Letobare cyangwa ni Miss Jessica Pieve sibyo so rero ngewe nanjye nari umuhosta nkorana na ba Muyango ariko nge naje kugira umugisha uri kumva mbona igishoro ndafungura aka business kanje mu rugo rwiza ariko cyane nakwicaye ni kwa Jess ni wanje mu gipangu cyanjye harimo business cyanjye kugenda ubwo rero nanjye impamvu nafunguye business yanjye navuye imihanda nuko nyine Imana yangiriye neza na Muyango abonye amafaranga ntago yazongera kugenda kujugumira ku stage abyina igishoro umuntu nanjye bigira amafaranga pe kandi nanjye rema so navanye akabari se sinari umuhosta nanjye yego nimba mostinze noneho ibaze Muyango akora mu tubari tubiri umunsi umwe turi kugenda ubwo ashobora gukorera nka miliyoni 1 ku munsi cyangwa ebyiri terwa n'abakire ngo ni bande sombaze ariko urabona abahosta nkatwe tukizamuka bakiri imbobo duhemba 1,000 ku munsi ugize amahirwe waba ufite abakiriya bakagukubita iminsi 4 mu cyumweru ni 400 cyangwa 500 uri umukobwa wahuye n'ubuzima bubi utazi gupfusha amafaranga ubusa wa hosting umwaka umwe waba ufite business ikomeye cyane okay twakomeje sasa noneho tugeze kuri ya mpano avuga ngo vava yakuyemo inda zanjye 3 nakubwiye ngo ya mpano nagoze
afite ikibazo cyo mu mutwe ahubwo sinzi n'impamvu izo mbabazi Vava yaziguhaye none se ubundi Vava nawe yizuye mu mutwe umuntu aragukubita akakugonga akavuga ko wamwiciye abana be 3 warangiza ukajya no kumutaha akabagore mu gihe n'umutima ariko muba muri gutera abandi sese umuntu arakugonze umuntu aragukubise wirirwa kwa Pastor Kim ngo urakubitwa ribira gutabaye ifashe wa muntu ugukubita iramufunze ribu nayo mu mana yanjye nuko ari igihugu cyiza turi mu gihugu cyiza kirimo amahoro nyine uzamukata izuru uze tumufunge ko yabukase izuru nutanga imbabazi uwo muntu wawe bamurekure ejo nagukuraho n'umutwe birakuriba ntabwo uzaza kubwira ribu ngo umwana wanjye yapfuye ribu nakitagira nimba ukubitwa ntako baba batakugize ngo bagufashe bagukize wa muntu ushaka kukwica rero wa muntu ushaka kukwica wongeye ukamwishyira ukamwisubiza nese niyo njye akagukubita uzongera ugiye kuregera ribu bongere bavuga ngo duse gusimbuka gatoya iyo topic tuze kugana ku yindi topic ngiye kukwanizaho turi kumwe na Centre Pastoral Notre Dame de Fatima nimwe mu hoteli meza bafite amasare atandukanye aberamo ubukwe ku munsi umwe na jardin iberamo ubukwe ni hoteli bakira abantu batandukanye b'ingeri zose n'abantu bashaka kuhakorera amanama turi kumwe na Bosco Design yambika abasore n'abagabo muri Goiko muri floor ya 3 turi kumwe na Teacher Shop yambika abakobwa muri floor ya 5 muri Goiko Jessica ufata gute umugabo wafashe icyemezo cyo kwica umugore we abana ubanje kwamamaza ibintu byose n'amamaza n'akabari ndaza kukugarukaho bivuga nawe bijya biri VIP biremere ndaza kubigarukaho turi kwa Jessica ahantu heza ahantu twicane kwa Jessica ndaza kubivuga ngeze ku yindi topic ya kabiri tugezeho Jessica ufata gute abagabo n'abagore umugabo afashe icyemezo cyo kwica umugore we umugabo baramufunze umugore yapfuye abana basigaye aho ngaho ufata gute uwo mugabo bapfa bafunze ahubwo ntago bakwiriye kujya kurya biriya bigori ubwo muragenda mukarya ziriya mpungure sha mukabyiboye ijosi rikagangika umuntu yarapfuye yaraboze twaramushyinguye wowe uri kurya ibigori bagakwiriye kuzajya ahubwo babagaburira ibiryo bibi cyane kugira nabo bazanave muri gereza bahita bana arambwira ati bakaye bahita babica abantu nk'abariya oya nta kibazo ntabwo leta ariyo kwica abantu niyo ahubwo niyo gutabara abantu icyacu urupfu mu Rwanda cyavuye icyacu urupfu ntakiriho ahubwo mu gahunda imeze bakakwiriye kubagaburira ibiryo bibi ku buryo azagera hanze amara ukwezi kumwe agahita so rero ikintu nababwira ni kimwe bari abagabo baba barakoze amakosa akomeye cyane njye numvaga buriya na konte zabo bazajya bazidura bakazishyira kuri konte y'uwo mama w'uwo mwana bishe noneho bagafata abo bana bakabajyana kwa nyina w'uwo mumama uba witabye Imana turi kugenda ingegera bakayifunga ikagenda ikabura ubwenge ikanaho erega buriya gufunga nta nubwo bibabaye bageze muri gereza yari y'agahinda bareba televiziyo barabyina baririmba biriya by'ibisope barabyina abamode muri gereza n'agahinda kabamo ibintu byose babirimo ibintu byose ikintu butemerewe ni telefone wemerewe kuvugira kuri phone ari uburenganzira fanda guhaye n'ubundi baba data cyakoze wenda bazavanayo ubwenge nta yindi mishinga ubwenge bwo kubaho neza muzabuvanaho kuko habinyigisho nase Jessica ni mugorerero ryigisha pardon reka manze mvuge uti niteje imbere mfungura business ngana gutya ni business ni inzu ngari cyane bafite ibyumba bingahe 15 afite ibyumba 15 urumva ko afite ubushobozi bwo kwakira abantu 15 cyangwa se 30 wakira couple umuntu azanye nk'umwana cyangwa umuntu azanye n'ikinika ashaka kutugumira byose nge babinde bakara amafaranga mamunzana akagira n'akabyeri akagira ahantu heza ho kwicara salo nziza cyane ni muri Musanze wahamagara kuri nimero turapininga hasi ubundi ukazagera kwa Miss Jessica Lopez nari cyamamaza rero mbabwira ngo Miss Jessica Lopez ni umwe mu bakobwa biteje imbere muramubona agasi ku telefone henze abana kayibona amubona banzane kabisa nibyo nababwiraga rero ikindi wamenya nuko filime mwakunze yitwa Ikiro cy'urukundo mu minsi iri imbere muri buze gutangira kuyibona ese ajya mvuge gute baza gutangira kuba tubona filime Ikiro cy'urukundo akaba ari imwe mu filime mwakunze Jessica katwikomereze rero uti
telefone bayisubize ku muriro. Banamusubirizeho. iri gukurikira akazi. Ntabwo ndabikatinga. Nta kibazo ndayigumana ntari. Nashakaga kugera ku hantu hakomeye cyane. Hari umunsi wari kuri TikTok numvuze uburyo washatse kwiyaka ubuzima. Uri wanyweye ibiki byari byagenze. Ntacyo nanabonye. Ibitekerezo byaje gute washatse kwiyaka ukoresha? Narabishakaga nyine gupfa biranga. Washakaga gupfa. Biranga. Kandi ndashimira Imana yatumye napfa. Kuko ubu nari ngiye gupfa nafunguye akabari. Reka twinjire kuri story ikomeye. Byaje gute? Oya nari nakunze winjyana kure ko ntabwo ibyo bikureba nabivuzeho si rimwe si kabiri. N'ubuzima bwanjye njye nari nabwanze nifuza kububura ngira amahirwe sinapfa ndarokoka. Wakunze umuntu arakati oya nago yankatiye ahubwo namufasha ari kuncira. Nanabwira abantu nyine mufite imitima yoroshye nk'iyi nyine yo gufata icyemezo nk'iki muzajye mubanza mutekereze kabiri. Kubera ko iyo mba narapfuye mbaba baranyibagiwe ibyo nagezeho. Nk'ubu nafite iPhone 10 Pro Max irebe neza urumva. Nago ubu nari ngiye gupfa naratunga telefone ya iPhone mu buzima bwanjye. Utaratunga n'akabari. Naratunga n'akabari n'ibindi bizana urumva n'imodoka izaza n'amazazi. Izo nkundu ubundi zituma mubura ubuzima bwanyu ni inkundo nyabake koko. Hose byagera bijugwe. Mana yanjye urumva nimba ari irwara baroko umuntu. Ingegera y'umugabo nari ngiye ari giye gutuma mbura ubuzima sha itanangeza ku byiza nigejejeho. Niyo akazajyagira umva uwo muhungu kubabaza ku buryo wabura ubuzima bwawe ujye usenga Imana izagizana none umukubye 5. Nimba yaguraga Pro Max yazugura imodoka n'indege. None se umuntu yakwibaza warabigerageza urabikora biranga cyangwa kandi nabigusobanura. Nabigusobanura nyine nabigerageje biranga. Uragira ngo mbirenzeho iki? Najyana numbe niba ugiye gukoresha nk'umutima imbeba cyangwa umugore. Narawunyweye umutima imbeba. Ntago napfuye ntago wica abasubira. Umutima imbeba se wishete ntago wica. Ushaka kwiyahura kugira ngo upfe se ubu n'iki wanywara. Nakagozi ukazirika hejuru. Ako twe kukwigisha abantu. Oya ibyo nabyo simbyizera ko byisha. Wabona ari umuntu bamwisha akaza akamumanika mu mugozi kugira ngo ayo byiperereza bavuga ati yishwe no kuyiyabuye mugende. Ibintu birangira. Nta muntu ujya wakwimanika mu mugozi ngo bikunde. Jessica umuntu dukurikiye yakubaza ni kiye kintu wicuza mu buzima bwawe cyakubayeho? Ikintu nicuza mu buzima nuko nahuye n'abagabo b'ibigoryi gusa. Mu buzima na benshi. Wowe mbaza ngo ubwo bugoryi ni ubuhe? Ubugoryi uvuga bw'abagabo baguterese rimwe na rimwe ushaka kuba mwana araryamanye ni ubuhe? Muri bicuca ahubwo mani horaho. Ubu nibwo nyibimenya ko muri imbo. Kereka wenda umwe wanguriye imodoka twakoze n'ubukwe wenda we yaragerageje nubwo nawe yabaye ikigoryi ntiyakubaka ubukwe urugo neza ngo rugende neza atangira gusambana atuma urugo rugiye. Sibyo? Ariko wenda yari yapfuye kugerageza. Ariko abandi bose muri mbobo impamvu mbaza ngo impamvu mbese imbobo ni iyi. Nimba ufite warakundanye n'umugabo w'umukire afite amafaranga sibyo kandi agukunda byanyabyo nakugurira ifu yego sibyo nagufungura wenda ka business wenda ka miliyoni 5 tuvuge nduhere 5 nazo ni nyera 5 so uzafungura iki wenda tubare 5 nje nahereye kuri 15 kuko bino bintu byose izi ntebe ndizo naguze zira zose zo ku makontwari nibyo nakoresha. Urakaze cyane turaza kubyerekana. Ndashaka kubaza ubugoryi bwabaye ku bagabo babuterese. Nari mpamvu yo kubyereka. Ibi byose nabigejeho mbyigejeje. Uri kugendana nta mugabo n'umwe wabingejeje. N'abantu mwirukanka kuri wa muntu nje posting asimvuze ngo ninde muri ibicucu nimba koko ari we wabinkoreye genda umuhumupuri neza unamuhe nugara tureka gufungura business n'ingi muri ibicucu. Bazamu gutwarana bikomeza kumuposta. Waye sabwo bwanwari business ni yanjye. Wabonye ko ari company yanjye. Yego. Wabonye ko nagorwa. Ni muri RDB. Iranditse. Bareka nibikore ni mazi ntabwo wazano kora abantu itandika. Ugumishaho kamera nje kuzana ipapuro by'ubutaka. Oya byihore dukadusoze. Dusoze turi mu mazina yanjye uri kumbwira. Ndabaza
uzaryame muri bigo. Yes, tibaza tware Kuri kumbwira nabi wanagutwaye. Jessica reka dusoze ikiganiro ndagira ngo none tunagushimire cyane kuba umwe mu influencer batiyuka bakavuga ku karubanda. Ubu umuntu yakwibaza kwa ngo bagudifata batangiye kukuzamura. Imihanda bayigiyemo gute konzi ko ari mu bantu ushaka kwanikira bakamara umwaka batanagusubiza. Ndi mu kiganiro ariko mwemuje kunywa. Mubanguke kirarangiye. Yagenze gute imihanda bayigiyemo gute kwa ngo batangire kukuzamura. Bande Godfather, Dumba, Gasuku. Rero ndazwi ndumwe influencer njya mu maklip atandukanye nagiye mu video yatandukanye y'abastari bagiye batandukanye nyina filimi. Gute nazwi ngo Godfather nzamura yarambonye nyina abona ndumu star aranzamura. Ubundi Godfather kuri kumugarukaho cyane mufitanye ikihe kibazo? Nta na kimwe. Ko kunze kumuvukira mu yango. Okay, Godfather rero ni umwana mwiza. Umuntu wese nimba uri umugore wararushye inzara ikwishe genda Godfather gutabare ubone business. Hari abana benshi yavanye ku mihanda abagira abantu bazima bashingira amaduka bacuruza imyenda mu mujyi za ciki hose. Godfather ni umuntu tugira inama nzima kuva namenyana nawe akakabari nagafunguye ko mfite Dumba, Godfather, Pastor Kimuriri bakeza turisika abantu bazima bafite ubwenge tuganira ibintu bizima. Uzagendana n'imbobo se z'abamansuzi ni gute uzagira akabari kawe kandi nawe uri imbobo? Ntabishoboka. Ntabwo bishoboka. Ariko uzazamuka kwa Godfather umubwira agahinda kawe nibazo ufite akubwira ukuntu bigomba kugenda. Nimba n'igisho